ni kuri kunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo waba noneho ibyo mama yavuze uremeranywa nawe ko ari ukuri cyane ndashima Imana yabanye n'umubyeyi wanjye aturira neza ko ari babiri nyine batubaye hafi turabana 9 ninjye mukuru mfite imyaka 21 umwana wacu muto afite imyaka 5 ndashima Imana ko twese tukiri bazima ndashima Imana ko twese ari nariga ndibuka akimara kumbwira ngo yatsinze nahuye n'umuntu wo mu muryango arambwira ngo nabyara abana benshi ngo ngo ari nabagiye ku ishuri kurira abana 9 ntago babyoroshye ariko nshima Imana ko yaturiye muri uno mujyi wa Kigali byari bikomeye pe witeguye kubona icyo utabonye muri 2024 reka mbabwire nge nta kintu niteguye bigoye cyane kubyo nageze mu wa 4 nkabura minervare ariko ndashimira ndetse cyane na Perezida Paul Kagame madamu we yarabashije kundihira mu Muto Foundation zizabashe kundihira ibyo bintu birakomeye kujya nyine kuba ngeze ahangaha nawe ndabimushimira ariko ushaka kubona umuhanga sha bigaga bigoye bigaga babura bigaga babwire ariko nshimye Imana mu gihugu cyo mu ijuru igihoza amarira mfite byinshi byo gushima Imana gusa kutiyandikishije mu bashima Imana uriya hari ikintu kimwe dukwiye kumenya Imana yonyine yumva ijwi ry'umutima kurenza ibindi bintu byose ni byiza gushima Imana hariya ariko iyo umwanya ubaye mutoya ubwira Imana mu mutima ati Imana warakoze ku bwa buri kimwe uremera ko tweretswe ko ufite amashimwe utavugiye hariya tukagukurikirana ngo yavuge nize ibintu bijyanye na fashion design nibi nambaye nibi nitwe twagiye fashion inze rwose kabisa twagiye tubidoda rero ndifuza ko Imana yazankomereza kwiga mu mashuri yanjye nkabasha nyine kuzagera kure nkageza na kureba barumuna banjye ndetse n'abandi bana bari hanze ikazancoboza nanjye kubafasha ibi nimwe mwabidoze yego ninjye wabyidodeye muri ya domaine yawe nyine y'ibyo wize yego narahize umuhigo mbanje gushima Imana yabanye nanjye mu bana 9 nabyaye mu nda yanjye nshimye Imana ko nta mwana n'umwe ndabura kandi nshimye Imana ko nta n'umwana n'umwe urajya mu bitaro ngo amare iminsi 3 nishimwe rikomeye cyane kuba mfite abana bangana gutya Yesu akagumya kumbera amaso akandwanirira akambera ku rugamba shimye uyu mwaka urangiye nta n'umwana n'umwe ndajyana kwa muganga nishimwe rikomeye cyane n'umutware yarahabaye kuma Imana aramurinze nubwo atabashe kuboneka kubera akazi ariko ndamuhagarariye nk'umuryango ishimwe rya mbere rimagaritse hano muri 2021 Arine uriya uririmba muri Hoshitimo cyangwa Mwiriba yaratsinze atsinda turi mu buzima bukomeye cyane cyo gihe twarabwirwaga tukanaburara ariko mbwira Imana ngo Mana iyi mfura yanjye niyiga ikarangiza byari ibintu bikomeye cyane niyiga ikarangiza nafite uyu mwana afite umwaka n'amezi 3 mbwira Imana ngo numfatiraho ababyeyi bo bari kubyumva ukama akaruhuko ukama onapu cyangwa se ukama gucutsa kugira ngo mbashe gushakisha kugira ngo ari nabone ko yiga umutware yararwaye ari ibintu bikomeye cyane nta kazi ibintu byose byarahagaze ariko Imana incira inzira aho nakekaga mu bushobozi incira inzira ari nariga
ndibuka akimara kumbwira ngo yatsinze nahuye n'umuntu w'umuryango arambwira ngo we nabyara abana benshi ngo ubu ngubu ngo ari nabagiye ku ishuri. Icyo kintu kibabaza Imana cyane, hari yahise ibona yuko nanjye mbabaye. Ndavuga ngo Mana kubwira ijambo uzamfashe imfura yanjye yigirangize. Ubwo rero Imana yarahabaye koko nkuko nayisabye, ndabibwira ati n'umwana wanjye byibuze nagira imyaka 2 nta wundi mwana ndabyara, kuko numvaga ari ubuzima bukomeye cyane. Nari maje kunanirwa, numvaga ndushye mu mubiri, mu buryo bw'umubiri nari ndushye pe. Ariko Imana irahahagarara nkuko nayisabye, umwana wanjye agiye mu kwa kabiri imyaka 5 nguyu naona pe. Uko bakurikirana kuriya nawe ageze mu wa 5 segonderi, n'uyu nawe umukurikira ageze tronkome, abandi bo baracyari muri CZM, mbese nkuko bakurikirana. Haleluya, haleluya, haleluya. N'ubwa mbere mu bana 9 ngize umwana wiga Karidiyeni, n'ubwa mbere byarandenze. Mu bana banje bose nta mwana yigeze yiga Karidiyeni, ariko baranatsindaga kubera Imana twasenze. Nta mwana n'umwe utarigeze atsinda, bose baratsindaga bakabona amanota meza. Bigaga bigoye, bigaga babura, bigaga babwire, ariko nshimye Imana mu gihugu cyo mu ijuru igihoza amarira. Uyu mwana nawe ari kwiga Karidiyeni, mu buzima n'ubwa mbere nagize umwana wiga Karidiyeni bitewe n'ubuzima twari turimo. Ubwo rero murumva ko Yesu ari mu kazi. Haleluya. Ababyeyi nimukomere, Imana igitanga gucutsa utirwaniriye. Murabona ko Yesu yabikoze. Ubwo rero nashimaga Imana, ndumva Imana ishoboje guhigura uyu muhigo. Ni ibintu babitoroshye, Imana ihabwa icyubahiro. Murakoze. Haleluya. Yes. Turabasuhuje inshuti bakunzi bakunda Ubwenge TV, amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese, kandi umwaka mushya muhire wa 2025. Aka kanya tuvugana turabura isaha imwe n'utunota dukeya kugira ngo tubashe kwenjoyinga ducelebra 2025. Okay? Yeah. Okay. Aka kanya rero nge nitwa Ndoramerezo Emmanuel kuri Kunda Ubwenge TV, twaje kuri Paroisse ya Gasave, itorero rya Gasave muri ADPR of course. Aka kanya turi kumwe n'umujene muramubona yabyambariye gucelebra gusoza umwaka no gutangira uwundi. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ibyishimo imbere ya kamera. Tumeze neza, turanezerewe. Amazina yawe? Akira ishimwe ryacu Mana, akira ishimwe ryacu Mana, akira ishimwe ryacu Mana, akira Mana. Amazina nitwa Israel Irumva. Icyambu wambereye icyambu, maze nanjye ampindura icyambu, angira umurobyi w'abantu. Icyambu yambereye icyambu, maze nanjye ampindura icyambu, angira umurobyi w'abantu. Yes. Suri ngori yanjye ngenderaho. Okay. Yego. Aka kanya rero turimo imbere birashyushye, biracika, sibyo? Yes. Mumaze kuririmba neza cyane, uracyari muri uniform ya worship team nziza cyane. Gasave worship team. Gasave worship team. Aha, aka kanya mwaririmbye neza. Ubusanzwe musanzwe mwitwara neza, no mu mubatizo ujundi mwe muhari mwitwara neza. Aka kanya mwaje no gucelebra dusoza 2024 dutangira 2025. Ubu mutima wawe umeze gute? Uri umusore, uri umupapa, ariko cyara umusore? Ndi umusore, ndi ingaragu. Uri ingaragu? Ariko itigaragura mu? Okay. Aha, noneho ukorera Imana muri Gasave worship team? Nkorera umurimo w'Imana muri Gasave worship team, ndetse n'andi matsinda aramya Imana. Nka RD Ministry, Afro Rwanda. Hose nkora umurimo w'Imana mu bijyanye na praise and worship, ndetse no mu macaci atandukanye. Donc warahamagawe? Narahamagawe. Byiza cyane. Kuko aho hose kuhakora utarahamagaye ntabwo byakoroha. Ni iki kiri ku mutima wawe kuri uyu munsi wa none, amasaha make yabura ngo dutandukane na 2024 dushyikira 2025? Namashimwe menshi, namashimwe menshi ari ku mutima wanjye.
mfite byinshi byo gushima Imana gusa kutiyandikishije mu bashima Imana. Uriya hari ikintu kimwe dukwiye kumenya, Imana yonyine yumva ijwi ry'umutima kurenza ibindi bintu byose. Ni byiza gushima Imana hariya, ariko iyo umwanya ubaye mutoya ubwira Imana mu mutima ati Imana warakoze ku bwa buri kimwe. Uremera ko tweretswe ko ufite amashimwe utavugiye hariya tukagukurikirana ngo yavuge? ndayafite. Okay, sekuramo nk'abiri. Ndashima Imana ko yandinze impanuka. Narayibonye indinda impanuka ku itariki 20 yandinze impanuka. Ndashima Imana n'ubundi ko igikomeje kuturinda, akomeje kurinda ubwoko bwayo, akomeje kurinda igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ibyo Imana yakoze ni byinshi, ariko icya mbere nshima Imana nuko yakurinze wowe kunyumva aka kanya, we yafashe umwanya wawe ukadutega amatwi. Imana yarakurinze. Okay. Aha, aka kanya nishimwe rikureba rinatureba twebwe twese. Urakoze cyane. Noneho irindi rishobora kuba ryabibanga, ariko waba wafashijwe cyane ukarivuga. Ishimwe iyo nafashijwe cyane mvuga nuko kugeza ubu ntaribona ndi kwa muganga ndyamye ngo mareyo umunsi cyangwa igihe ngo mbone ngewe nibona naryamye ku gitanda kwa muganga. Okay. Imana ikomeza indinda. Imana ikomeze kurinda. Aha, iryo nishimwe rikomeye cyane kuko ari abantu benshi cyane bameze nk'abiberayo. Yego, urumva icyo nacyo ni ikindi gikomeye cyane. Witeguye iki rero nk'umujene tugiye kwambuka 2024 tujya 2025? Witeguye kubona icyo utabonye muri 2024? Reka mbabwire, nge nta kintu niteguye, ahubwo niteguye iby'Imana izankoresha. Kuko nshobora kuvuga ngo niteguye ibintu birenze ntibikunda, ariko Yesu Kristo ukorera muri njyewe ndabizi ko hari byinshi azakora mu kwagura cyane ubwami bwayo. Ndizera ko uno mwaka 2025 irumva worshipper abantu benshi bazagenda bamenya, ariko atari kubw'ubuhanga bwanjye, ariko kubw'iki Imana yansizemo. Uno mwaka no gutanga iby'Imana yampaye. Okay. Uvuze neza cyane akantu ugobetsemo nakubwenge. Ntabwo witeze iby'Imana izagukorera, witeguye ibyizagukoresha. Nako nakandi niteguye iby'Imana izankoresha. Nje ntacyo nshoboye. Wowe undeba nona. Nje nta kintu na kimwe nshoboye, ariko nziko Yesu Kristo wampaye ibintu byo gutanga azampana imbaraga zo kubitanga maze mugahembuka. Okay. Imana igumugisha cyane. Hafi yacu turi kumwe n'umukobwa bashimiye Imana, ishimwe rikora ku mitima y'abantu benshi, ariko tugira ubuntu bwo kumubona hano hafi, nawe nanyaruke yegere mikoro kugira ngo atuvugisheho gatoya kumva mutima ziwe, kuko mama we yavuze ariko we ntabwo yavuze, ariko ishimwe rye turarikeneye hano kuko rirafatika. Yesu ashimwe. Mu mikrofone. Yesu ashimwe. Hari ikintu twita greetings, ubwo ni muri ya mvugo y'abacuranzi n'abaririmbyi. Tugiye kwibwirana, watwibwira gute? Vugana nanjye amagambo meza Mana we, vugana nanjye amagambo meza Mana we, nagufashe wandike ku mutima wanjye ikimenyetso cy'ibyiza, wandike ku mutima wanjye ikimenyetso cy'ibyiza. Amen, amen. Vugana nanjye. Ako kanya rero Nyagasani atangiye kuvugana natwe. Amazina yawe bwite? Murakoze. Amazina yanjye yitwa Uwase Aline. Nsengera hano Gasave, ndirimba muri korali Riba ndetse no muri worship team Gasave. Nishimiye kubana namwe muri akanya. Yego. Nako tunejejwe no kukubona, ariko twasugongejwe na mama wawe ubuhamya bwiza. Noneho ibyo mama yavuze uremeranywa nawe ko ari ukuri cyane. Ndashima Imana yabanye n'umubyeyi wanjye, aturira neza, ko ari babiri nyine batubaye hafi. Turabana 9, ninjye mukuru, mfite imyaka 21, umwana wacu muto afite imyaka 5. Ndashima Imana ko twese tukiri bazima, ndashima Imana ko twese twiga, ndetse njye mukuru nshimye Imana ko imaye gusoza umwaka nsoje n'amashuri yanjye isumbuye. Ngo hari degree ubitse sha? Ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Cyane ndashimye nyine, yarandiye bigoye, kwiga bigoye. Minervare yaranze, kurira abana 9 ntabwo babyoroshye, ariko nshima Imana ko yaturiye muri uno mujyi wa Kigali, byari bikomeye pe. Ariko nshimye Imana nyine yarabikoze. Imana yarabikoze cyane. Ubaka kanya tugirize umugisha kukubona uri kumwe n'umuworshipper mugenzi wawe w'umusore, nawe uri
abawoshipazi beza cyane Imana ibaha umugisha none aka kanya wabwira iki abana bafite ababyeyi bakiri muri bwa buzima nk'ubwo mwahozemo aka kanya urakeye uretse mwe mwavuga ishimwe ri ku mitima nta wundi muntu niyo yakubitaho kakantu kareba mu mutima ntiyapfa kumenya ko byegeze bimera gutyo vuga ijambo ry'ihumure ku bana bari mu rungano rwawe n'abari hasi yawe iyo bari n'abari hejuru yawe kandi ijambo ryaturuka muri wowe ryabahumuriza bagatangira 2025 bahumurika karibu icyo nabwira abana batigeze babona amahirwe cyangwa se batarabona amahirwe yo kwiga bakibona ko biri kwanga nyine mu buzima bwabo ko kwiga biri kwanga hari Imana ikora hari Imana irira amashuri nta n'igiciro cy'ijana ufite hari Imana itanga abaterankunga cyane bahumure izabikora nanjye nize bigoye cyane ku byo nageze mu wa 4 nkabura minervare ariko ndashimira ndetse cyane na Perezida Paul Kagame madamu we yarabashije kundihira mba mu Mbuto Foundation zizabashe kundihira ibyo bintu birakomeye kujya nyine kuba ngeze aha ngaha nawe ndabimushimira ariko ushobora kuba n'umuhanga sha uko Mbuto Foundation ngifata n'abahanga cyane nyine nanjye ubwo nagiriwe amahirwe Imana yajyaga imbwira ngo izama abaterankunga n'abo bana rero bakiri batoya batarabasha kubona ayo mahirwe Imana igivuga ati gwa amaterankunga kandi bakaza koko barahari mwana bibonye no mu nzu y'Imana ko ijya ibikora wowe mwana wowe utarabona amahirwe yo kwiga ubona ko nta nzira we yikorere neza uyubahishe izabasha kubikora ikurihire nkuko nanjye yandihiye amen tugiye kwambuka 2024 dusingire 2025 2024 and 2025 okay aha witeguye iki witeguye kwakira iki muri 2025 utabonye 2024 murakoze niteguye kuzabona nyine ibindi byifuzo byanjye byinshi nasabye Imana nisabye ko izakomeza nyine kanshyigikira ikazakomeza kundihira na kaminuza na masters byose nkabyiga nize ibintu bijyanye na fashion design n'ibi nambaye n'ibi nitwe twagiye fashion inze rwose kabisa twagiye tubidoda rero ndifuza ko Imana yazankomereza kwiga mu mashuri yanjye nkabasha nyine kuzagera kure nkageza na kureba barumuna banjye ndetse n'abandi bana bari hanze ikazancoboza nanjye kubafasha ibi nimwe mwabidoze ego ninjye wabyidodeye muri ya domaine yawe nyine y'ibyo wize aha ututaraharenga itubwira abantu nimero yawe kugira ngo bazanagushaka kubadodere bajye bambara neza shaba berwe nkaho nimero yanjye mwacakaho ni 080 82 11 42 amazina akabande amazina yanjye ni Uwase Aline murakoze asante ubwo ngubwo nako gaciyemo noneho rero kugira ngo twegeze tubona dirija wa korali ya mbere kuri ADPR Gasave niho itorero ryatangira rya ADPR twamubonye hano niba twumva atwegere kugira ngo nawe tuvugane mu munshakire nuwo muririmbye bari kumwe wa Gasave nawe ntajye kure mubanzanire hano noneho muririmbe akaririmbo kagufiya kugira ngo tusezeraneho mukomeza n'imbere mu rusengero yego nuko nyihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye Okay nari nkomeje kuryoherwa urumva hari akantu bita metronome nari nkomeje kukavuza kambongeza kandi kagufiye uruwera Imana nyiringabo isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe uruwera Imana nyiringabo isi yose
wuzuyemo icyubahiro cyawe. Much respect to you. Imana ibamugisha cyane. Murakoze. Turabashimiye. Mukomeze mutere imbere mu miririmbire, mu myigire. Imana izakomereza amashuri, Imana izakomeze bagira icyitegererezo mu bandi bana b'urungu.